Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri. Indangagaciro yo kwimenya ni iki? Ese kuki ari ingenzi mu buzima? Abahanga mu by'imitekerereze ya muntu Shelley Duvall na Robert Wickland mu nyandiko basohoye bagerageje gusobanura ko kwimenya ari ubushobozi bwo kwigenzura ukamenya uburyo ibikorwa, ibitekerezo ndetse n'amarangamutima byawe bigendana cyangwa bishushanya n'umurongo ngenderwaho wiyubatsemo. Niba indangagaciro yo kwimenya yarashinze imizi mu mikorere yawe, ushobora kwigenzura mu buryo butabogamye, kugenzura amarangamutima yawe, ukaringaniza imyitwarire yawe ku zindi ndangagaciro zikugize, ndetse ukabasha gusobanukirwa neza uko abandi bakubona. Mu magambo make, umuntu ufite mu ndangagaciro zimugize kwimenya agira ubushobozi bwo gusesengura ibikorwa, amarangamutima ndetse n'ibitekerezo bye, bityo akanabasha kwitwara mu buryo bukwiriye. Kwimenya ni ingenzi mu buzima kuko bifite ibyiza byinshi bibishamikiyeho, harimo kuba uvuga rikijyana, kumvwa no kwemerwa n'abo mubana, biguha kandi ubushobozi bwo gusesengura no gusobanukirwa ibibi mu buzima ubamo. Ibi byose bikagira uruhare mu guha umurongo mwiza umubano ugirana n'abandi muhura mu buzima bwa buri munsi. Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri.